Bonye nari ngogereye umuntu bita Gtaf amaze kubona management yase gafite imodoka nziza cyane muramubona ukuntu ari kugenda parika gake gake nanjye rero nakomeje kumucunga cyane rero turi hano hafi iremera mu modoka nziza cyane nkuko mugenda muyibona ndi kugenda nyibereka ni imodoka ya V8 Gtaf amaze kugera ku rundi rwego Gtaf ewe we imeze bite musaza wana umanura karahure gake gake buretse gatumwereke yes urwego rwa rwarasobanutse yewe we Gita none uratwica oya nagare cyane ikintu cya mbere uri ibi bintu byose no kubera gusenga Imana no kugira vibe byatane bora na Jesus yajyaga agira vibe ubyibugo ko yavutse yitwa Emmanuel Mandi kumwe natwe ageze ku isi aravuga ati oya nago bihagije ahita hitamo Jesus aragenda abaturandi koko isi yose iramumenya n'umwami w'abami n'igikomangoma ayiwe data we vuga utamena amen aragitose nikoze ibi bintu yes ngo ni Jesus cyenda bikora Jesus arabikora urumva nyuma yo kubikora nanjye naje kwitwa naje navutse nitwa Nakiruta Imana biza kurangira nanjye nitemo Gtaf ariko nyuma kuba Gtaf naje kubatama indirimbo yitwa aragitosa iragenda inkorera iragenda imindurira ubuzima ubu tuvuga no uyu n'umuduga bivuga muri b'abaturanyi cyangwa rw'abaturanyi hanyuma no kuvango iyi ni imodoka nzize cyane ni ukuvango mbicesha kuba narakoze irandirimbo yitwa aragitosa nyuma gukora ibintu by'ibitaramo bijye bitandukanye kugenda mu hosting mu tubere tugiye dutandukanye n'amadutoro tw'udu challenge niki bije kurangiye aragitosa iminduriye ubuzima kano kanyubu iyi modoka nyikuye nyibonye kubera indirimbo yitwa aragitosa iyi modoka ifite iyi modoka uragashyira mu kanya imodoka yitwa gute iyi modoka bitewe nuko nyine mfite byishimo nkaba tuva nanjye gucangakirwa kireka buri urabona rukuntu ngira gutyo ugasanga naje birikengera bikivanga nawe nk'umunyamakuru nawe urayireba ndayibona nyibutsa twumvize najyawe urabizi ko yitwa V8 bro ngo kubita ko kantu rako karirimbo gake kubita gutyo gusasa narifite umugore indirimbo yanjye aragitosa yankoreye umuti reka ahita ngura V8 ahita yigura ahita atwaramo umuntu wa mbere ari we Marina turagusuhuje waho uduteza amatwi hano ku Karabyo TV nkubwira ngo ikaze mu banyamuryango bawe baba bizewe kandi bakuzanira akana kariya biba byaturutse imihanda n'imihanda urabona turi kumwe na wa musore mumaze kumenyera muri benshi witwa makoresho umeze ute meze fresh moga cyariko ya turagusuhuje cyangwa se turakwakiye hano ku Karabyo TV murakoze ubwo duherukana hano wari uri kuvuga ku ndirimbo ya Gtaf uvuga ati ibintu yavuze ngo aragitosa na bishegu birimo iriya ndirimbo bakoze ari na Silvizo wayibonyeho nayibonye ubwo nanayumvishije wayibonye ari amashusho wabonye nk'uko wabivugaga wabonye ari byo cyangwa se ari byo bahinduyemo sibira navugaga se usibye wenda ko Silvizo ibyo yavuze byo ntago ari byo pe bira ntago byagakwiriye kuvugwa ariko nyine pe bira bintu byo navugaga ni mwabyiboneye namwe muri la video none kugira nabyemere ko igitenge yagitoheje kikubise hasi ari gusonga ubugari ari gusonga neza zibyo navugaga irandirimbo nta kintu ifite ubutumwa ubwo muyirebe yujuje na ukimara kubona indirimbo nk'iriya Gtaf nuze Silvizo yahise akubitamo nawe melody wabyakiye ute cyangwa se wumvishe bimeze gute wabonye ari neza cyane ari nabi irandirimbo ndakeka ko irandirimbo nta kintu yari itwaye ariko ubu ngubu aho Silvizo yongeye noneho agahita yivuruguta mu bitaka mu byondo biriya bintu byasizemo ntago ari sawa pe ngo umenye ngo ibiki n'ibiki ngo umwana ibiki n'ibiki biriya bintu ntago ari sawa wumvaga Silvizo yari gushyiramo melody zimeze gute cyangwa se challenge zimeze gute ubundi tudaciye ku ruhande Silvizo yari gushyiramo nk'amacalenji cyangwa melody zivuga wenda nko ku mubyeyi ukuntu yagafasha umwana we cyangwa akavuga wenda nko ku mugabo n'umugore
uburyo bakabanye neza akareka kuvuga biriya bintu byo yavuze pe biriya bintu byarambabaje. ariko mu kigaragara ko muri Melody Service yashyize mu ndirimbo abantu benshi turi kubona ntacyo zitwaye. Ntacyo zitwaye ariko nyine zirimo uburaya. Iriya ngo moto ngiki bintu nka biriya. Higo nyine noneho kari akantu ko noneho kanakwicisha ugeze nyine kwa sobukwe. Ntabwo wakaririmbira kwa sobukwe ariko nyine ibintu byo Gitafu yavuze aragitosa yamutumye ifu namwe mwarabibonye muri la video. Impamvu mwayivugaga nuko nta video nyine yari audio ariko la video nta kintu twa nyeka yuko bari bafite challenge bazashyira muri la ndirimbo ahubwo bitewe nuko Scovia ari we wabigizemo uruhare akabasha kubavuganira akavuga kuri yagasesengura bigeze kuri rwa rwego nyeka ko ari byo byatumye nyine bakoresha challenge zimeze kuriya. None se ira ndirimbo yabo yasohotse mbere biriya bintu byavuzweho na Scovia n'abara abantu bo kuri mama wa Rwagasabo kuvugwa biriya habanje nyine gusohoka nyine ira audio isanzwe yabo bibajyaho barabishwisa nyine bavuga ngo ribu niki noneho mama wa Rwagasabo nyine Scovia uri yikuriwe niho yavugiyeho biriya bintu nyine aravuga ati umugore yatoheje igitenge ibintu nk'ibyo nyine tumwe. N'ubundi nyine namwe nta kintu nabivugaho biriya usibye ko nyine ariko reka nyine wabashe kubivuga bwa mbere ngo umugore yamutumye ifu asonga ubugari aca bugufi igitenge aragitosa amazi arataka nyine ngo igitenge kigiha amazi narangije ngakubita ngo ku gitenge ngo ni kurika ngari guhungura amazi rukumva niho byase bituruka kuba bakora challenge nka ziriya muri iriya remix Servizo yashyize hanze. Oya ariko nyine nanone ntago yatuvuga ngo nibyo byatumye babikora kuko hari n'igihe bakora indirimbo bakayibika bakavanga igihe runaka nibwo tuzayisohora. None se barabikoze mbere yaho bavuga ngo barabibitse se wapi buriya nyine bira byakozwe kuriya n'ubundi ni kuriya byari bwagenda. Ubona ira video yari ibitswe cyangwa se yakozwe nyuma bikimara kuvugwa gutyo? Ngiye ko mbibona yari ibitswe kuko ntago yaba yarakozwe kuriya nyuma y'ibyo yavuze mama wa Rwagasabo sibyo ngo bahite ahite ashya uvuga ko ira video yari ibitswe. Iriya video yari ibitswe kuko Servizo yagiye gukora amakava yagiye gukora nyine ama remix y'indirimbo z'abandi iyo zigiye trending kuriya nyine nibwo ahita akora kava nyine haceho nk'ibyo mweru nka bibiri kandi ndakeka iriya video ya Gitafu aragitosa imaze ukwezi kunarenga nibwo ahita abikora Servizo rero bashaka kuba barahise bayibika nyuma ho gato ya nyine bari kuvuga ngo ibanze imanure wenda vibe ababone guta bayikubitamo nayo bahite bayapronchinga nyine nayo bigisasu kirimbuzi ariko nyine nayo ntago yarebwe cyane ntago iracyazamuka ariko nyine ntago ari byo byatuma nyine uhita uvuga ngo kubera mama wa Rwagasabo Scovia bivuzeho ngo reka mite nyine ibyo yavuzeho ari byo mita nkoraho nyine kugira ngo dute tuyizamura nyine. Njye uko mbibona mbona iriya ndirimbo ntago yari ibitswe ahubwo yashutinzwe nyuma yuko igeze hanze ikabasha gutrending ikagira kure abantu benshi bakayikunda bakavuga ati rero reka tubarebere challenge twabashyiramo tukabakurana video kugira ngo nayo turebe niba hari icyo yatuzamurira muri nuze zacu. Ariko n'ubundi ahantu iriya ndirimbo iri ya Gitafu n'ubundi iri ku mbuga nkoranyambaga za Servizo ariko nyine ubwo uri kumva naho ihuriye na Gitafu kuko yaba ari ama challenge ya Gitafu abari kuri ku ma account ye nyine iriya ndirimbo ni ya Servizo. Iriya ndirimbo nyine wabonye ko video bafatanyije bakanayiririmbana wabonye ko nk'urugero ubona nka Gitafu bivuze kugira bakorane iriya remix yaramuhaye nk'amafaranga angana iki? Nago navuga ngo yamuhaye angahe
nyine wewe urajanisha uvuga ati njye bitewe n'ukuntu nabonye aragitosa ibintu yakoze ukuntu yasarishije abantu ku mihanda ati njyewe nk'aya mafaranga niyo navuga ko yaba serivisi yarahaye Gitaf kugira ngo bakorane remix. none se ubwo Gitaf niwe wakishyurwa cyangwa Gitaf niwe yakishyura? Gitaf niwe wakishyurwa kuko ni igihangano cye. Ndagira ngo Rwanda aje gushyiramo melodies. Nagira ngo kubera serivisi ari warenze niwe yashyiramo inuze. Twe ntago tureba ngo urarenze iki niki. Twe tureba ngo ikintu ninde wagisoye bwa mbere, ninde cyazamuriye vibe cyangwa se cyazamuye abantu bagahita basha kukibona hafi. Ubwo buriya nyine kubera ira aragitosa na video yari ifite. Na nubu ariko ntabwo irakorerwa video nyine nta bifashishije zira video ntago aragitosa irakorerwa video nyine nta video yari ifite. Ndabona wenda yaramubwiye ati njyewe ngomba nyine indirimbo yawe ndashaka ko tuyikorana tukayikora remix, ariko remix ikaza ifite n'ama video nyine n'amashusho. Njye ndi kumva nta kintu yakamuhaye usibye rega no muri nyine nuko kumushyira. Nanjye ntabwo igihangano cyanjye narakibonamo inyungu. We yamufashije nyine kuba yamubwira ati nari bishyiramo melody ariko ugomba kumaya naya. Gitaf ikintu wakorera ku buntu. Gitaf afite ubwo bwenge bwo kumubwira ngo meze ibite. Kubona ari ikigo gisa Gitaf. Ni umu content creator yego turabyemera, ariko nyine nanone ntago Gitaf ni umuntu mwiza mwana ntago yagusaba amafaranga bakuburi bwaririmbe. Nga nawe muhamagara aka kanya umubwira ati njye banyita gutya na gutya nshaka ko dukorana challenge ku ndirimbo yawe, wumva ikintu akubwira. Mwese muhamagaye challenge isiri bwajye kuri channel yanjye. Challenge bakoze yagiye kuri channel ya Silvizo. None nanjye Silvizo niwe wungutse. Ni nawe ubwo washoye amafaranga menshi nibyo bakoresheje bashutinga ari amashusho. Urumva rero ni ugomba gushorera ahantu hose akavuga ati ngomba no guha amafaranga Gitaf bitewe n'igihangano cye tugiye kuba twakorera remix kuko nanjye kizanyinjiriza. Sinzi impamvu uri kuvuga ngo nta mafaranga yamuha. Ubwo ngubwo reka tubyandure ko wenda Silvizo arebye Gitaf ukuntu ameze n'indirimbo ye aho iri kugenda nyine igera, wenda yamuhaye wenda nka Desa ibihumbi Desa. Desa kuko nanone Gitaf rero ntago yayafata. Tugeze kwa muhaye miliyoni. Gitaf ntago yayafata kuko ibihumbi Desa yamuhaye magana. Reka nkubwire sibyo ikintu cya ahantu cya ikiri kugenda. Oya reka nkubwire sibyo reka tuvuge yamuhaye Desa indirimbo yo bazakora buri kimwe cyose nyine yiri cover yo bakoze buri kimwe cyose kirimo kikaba cya Silvizo ni n'abantu bazayigaragaramo Silvizo akaba ari abikodeshereza. Nubundi ni wewe wabikurikiranye byose. None se izo Desa se zibaye wewe kubwawe wumva kari Desa yamuhaye Desa ahubwo tubishyireho umucyo yamuhaye Desa ibikoresho n'ibiki byose ari ibyo ije ikasaza imihanda igasaza iri kubaga. Urumva ikwiriye ibihumbi Desa ku buryo undi muntu wese yaprodinga ku giti cye. Nese amakava yose yakora tuvuge ko atanga miliyoni twese katanga sex wenda wibishyira muri icyo cyiciro cyo kuvuga ngo ni miliyoni, ariko nanone Desa ni ibiceri bikeya bro. Ako Desa ni ibiceri bikeya gute kandi umushahara wa senga n'ubona ukavati nuko kuko Imana ishimwe. Yego ni kuri wowe ariko ku kundi muntu ibyo biceri biba biri bikeya bitewe n'ikintu. Oya bitewe n'ukuntu Gitaf akiri kuzamuka. Ngo ubashe kubona melody ugiye kwandika ukajya muri studio ugasohora boro yawe ikarebwa ku rugero rungana kuriya, ibaze ko mu gihe kingana n'ukwezi indirimbo imaze kuzuza izindi audio dusanzwe tuzi nago zipfa kuzuza ubundi nyene na amahirwe kuko ama video yose ajya gutrendinga
hari ikimenyetso inyuma cyangwa se hari inkuru zabanjirije ayo mavidewo nyine. Buri video yose ijya gutrendinga nuko hari ahantu nyine ikomotse nyine ku kintu runaka gifatika nyine cyavuzwe kikavugwa n'abantu benshi kigahwihwiswa ahantu hose kikavugwa nyine. none na G-Tough kubera yavuze ngo karakarunga indirimbo ifite ubutumwa buriya nicyo cyatumye itumbagira nyine kuriya. ariko nanone ntabwo nahita mvuga ngo Silvizo ngo yahise profitiramo nyine ahita amusaba challenge. noneho G-Tough nawe ahita amubwira ati njyewe ugomba kumpereza aya ngaya. aya G-Tough bampaye dese ataruhanyije kubera niko byumva. ariko njyewe aza mu gaciro nka Janisha nshobora kuvuga ati G-Tough bampaye n'inote ya nk'ibihumbi 500. baba G-Tough aracyazamuka. G-Tough muri industry nta myaka 2 imazemo. G-Tough aracyazamuka mu gihe wagize amahirwe boro yawe ikajya hejuru uhita uzamura ibiciro. nawe icyo gihe uba wagiye mu yindi ntera ntabwo bukiri hasi, kuko ubu ngubu hafi ya bose abantu bo ku mihanda tugenda tubona bose indirimbo ya G-Tough barayizi, baranayumvisha. n'abapasiteri barayizi. usigaye usanga abantu bato bari kuririmba ngo ngaragitosa, abanyeshuri, abagabo, nta muntu utayizi bose urungeri zose. ntabwo wavuga ngo G-Tough aracyari hasi. ubu G-Tough yagiye ku rundi rwego rwo hejuru, sinzi ahubwo impamvu wowe uri kumumanura. aya G-Tough nyine imihanda ntabwo arayimenyera bya hatari nk'umuntu yimazemo imyaka 5 ntabwo arayimenyera. wenda igihe yaziye ku mihanda bro, ahamaze iminsi ngahe? G-Tough yaje ku mihanda kera bro. G-Tough none ikirenzeho we yinywera mu kanwa nubwo igikoma anywa n'igikoma. ariko nabonye arasohoye n'indirimbo y'igikoma. ariko nyine ntabwo se yacomaga ibaba si bamufunguye. hari imyaka ingahe ishize afunguwe. mukaru kaba gateretse ku ruhande nyine. urumva ko ni umuntu utajya no mu bintu by'inzoga ngo zishobora kumukoroneza. aya ntabwo ibyo ngibyo nabivuga. yazivuyeho basi. yazivuyeho niyo mpamvu nko mukara. ntabwo nabyumva yuko wenda ntabwo twese uko tumubona cyangwa se uko tumuzi bishobora kuba uko tumubona anywa mukaru igihe cyose anywa mukaru. ariko ntabwo kuba anywa mukaru ye byaguha uburenganzira bwo gukoresha igihangano cye ngo uramuha ibihumbi desi. oya ariko nanjye ntabwo namupfobeje. desa ni menshi ni menshi pe. desa muri boro ye n'iriya ni make cyane. maze tuvuge ko aha aboneye wenda ira mu kwezi tuvuge ko yinjije amafaranga angana iki? amafaranga yo yarayinjije menshi cyane. nanjye niba yaranabikuje cyangwa se atarajya kubikuza azabikuza inote zishyushye bro. Mbega azabikuza nka miliyoni se? Lese uko ubizi boro yawe yazamutse ikagwa muri nako wowe nta nubwo ubizi. reka tureke kuvuga kuri icyo kintu kuko ndumva cyatuma tujya ahantu kure tukinjira mu bintu utaranasobanukirwa wowe cyangwa se nanjye narasobanukirwa. uri kumva? ariko twebwe dufokasinze nyine bitewe n'ukuntu ikintu kiba cyarebwe. njye mbona ari amafaranga Silvizo ni nkayo yamuhaye. noneho kugira ngo tudakomeza tuburanira ubusa tutazi ibyo banzuye hagati yabo, reka mbyemere ko yamuhaye izo 6. ariko nyine pe yaraguze. noneho G-Tough yaguze n'imodoka. abasitari noneho abasitari barimo baraduhindurira. ni Marina. reka genda murareye. oya abasitari nyamaze yavuze ati indirimbo yanjye aragitosa yamoreye umuti reka ahita ngura vewiti ahita yigura ahita atwaramo umuntu wa mbere ariwe Marina. oya ariko abasitari barimo baragenda banungura. Osimarito yango yarayimanuye. Rega
umuntu witwa buri nguni nimba buri kantu na buri nguni mo hagati ni buri nguni ubwo arayimanuye na jitafu se aha nanjye reka ngenda nyigurere iki nuko biri kandi ni ibintu bya nyabyo nyine ni ibintu biri hano ku mihanda tugenda tubona urabona ko boro niba yaguhesheje imodoka uri kuvuga ngo desa bro ntabwo biba mu gihe boro yaguhesheje imodoka ni ikintu kigaragaza yuko yaguhesheje n'amafaranga arenze ayagura iyo modoka ubwo nk'ubwo rero abantu benshi rero barajya mu bintu batisangamo nabo bajye gushishura indirimbo re ntuze kandi kumva ariho hari ibiceri gushishura indirimbo ntacyo byabafasha ahubwo nabo nibahimbe melodi zabo bazizane bazishyire ku mihanda tuzirebe turebe niba nazo zimeze neza kugira ngo nabo zibashe kuba cyambere n'indirimbo ifite ubutumwa nuko reka nyine nkushimire ku mwanya wawe waduhaye kuba wemeye ukaza hano ukatuganiriza tukareba akana kariya biba byaturutse imihanda mbwira abanyarwanda n'abanyarwandakazi baba badukurikiye niba uri mushyashya ukande subscribe niba usanzwe ukande like unasharinge bino biganiro inshuti zawe kugira ngo nazo zibashe kubibona bibashe no kugera ahantu kure reka nkubwire ngo turagushimiye ku mwanya wawe mbabwira ngo ciao ciao ikiganiro cyanjye